Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'142, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo tukiri kwigaho. Imana ishimwe cyane. Turagushimira Mana Data wa twese, Mana ishobora byose. Data wa twese uri mu ijuru, yitonde izina ryawe niryubahwe, yitonde ubwami bwawe nibuze, uyu munsi ibyo ushaka bari byo biba, mu izina rya Yesu KRISTO. Uwiteka Mana igira neza, utweze gukiranirwa kwacu kose uko twagendeyemo, ibyaha byacu n'intege zacu, Mwami Imana turakwinze ngo tubabarire. Mu izina rya Yesu KRISTO kimara kutubabarira, turakwinginga cyane ngo nyakubahwa Imana ngo tujye kumva ijambo ryawe. Mwuka waramanukiye kutwigisha, afungura amatwi yacu, afungura imitima yacu, mu izina rya Yesu KRISTO afungure amaso yacu kugira ngo tukumve kandi dusobanukirwe, tunabona ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Turagusembaraga kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo twigishwa nawe Data wera, mu izina rya Yesu KRISTO. Ndakwinginga cyane Mana Data wa twese, kugira ngo kwinjira ku ijambo ryawe gucecekesha indwara zose, kugira ngo kwinjira ku ijambo ryawe gucecekesha intege zacu zose, kugira ngo kwinjira ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu gutegeke ubugingo bwacu ndetse n'ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye Data wera, uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Amen. Uyu munsi turasoma mu Luka ibice 9 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Nuko umunsi ukuze abo 12 baramwegera bati, senzerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi, bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu kidaturwa. Arababwira ati, mube ari mwe mubagaburira. Bati, dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira abantu bose ibyo kurya. Bari abagabo nk'ibihumbi 5. Nuko abwira abigishwa be ati, nimwicaze abantu inteko yose irimo abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2 arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12. Ibyo biri muri Luka ibice 9 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Aho ibitangaza bibera ni ahantu hitwa Nta Mahitamo. Hari ikintu tubona muri iyi nkuru, kuko bari abantu benshi bakurikiye Yesu no mu butayu, bajyanywe no kumva ijambo ry'Imana. Bavuye mu mago no mu migi yabo kugira ngo babonane n'Imana mu butayu. Imana ishimwe cyane. Nyamara ikintu dusobanukirwa, ahantu tubonera Imana bitworoheye hagwanira kwabonera isi, kandi aho tubonera isi bitworoheye hagwanira kwabonera Imana. Ibyo biri mu cyigisho cy'189 cyo muri n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Abo bagabo n'abagore n'abana bakurikiye Yesu mu butayu, ubwo bavaga mu midugudu yabo bakajya kumva ubutumwa bwiza, biyambiye ububasha bwo kuba babona aho bahahira ibyo kurya. Byari byiza kuko kuri bo bari bakurikiye Imana, ariko nanone byari bibi kuri bo kuko batari kubasha kwibonera ibibatunga mu butayu. Nguko uko Yesu yabahindukiye uburengezi, maze akabaha ibitunga imibiri yabo yari iguye isari. Imana ishimwe. Iki gitangaza cyabayeho kuko abantu batari bafite aho bahahira. Nibwira ko iyo bahabona Yesu ntiyari kwirirwa abagaburira anatubura imitsima. Ese ntacyo twakwigira ahangaha? Utemera kwiyambura ibye kubera ubwami bw'Imana, nta nyungu yazabuboneramo. Ibi turabisanga muri Matayo ibice 10 umurongo wa 39. Urengera ubugingo bwe azabura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ibi nibyo tubwirwa uyu munsi. Iyo tugumanye ibyacu nitwemera Imana, Imana yo imera nkaho idahari. Ariko iyo dusize ibyacu tukiyegurira Imana byuzuye, Imana iduhindukira umurengezi, maze ikatwereka icyubahiro cyayo. Ubwo rero ibyo waba uzi byose, ibyo ufite byose, ureka ubisiga inyuma, maze ukurikire Yesu, kugira ngo KRISTO abe ari umurengezi wawe rukumbi. Erega kwa kundi ujya uvuga ngo nibitema ndakora gutya, Imana itansubiza nzabigenza gutya. Za nzira zindi uba ufite wipangira, ubu ukibona uvuga ngo Imana nitabikora kuriya njye nzabigenza gutya. Izo nzira ubwazo ziba kuzigira ubwabyo zigaragaza yuko utizeye Imana,
kuzigira ubwazo zigaragaza ko utizeye yuko Imana ibyo yavuze zabikora. Ariko zose iyo uziretse ukavuga ngo Mana niwe murengezi wanjye wenyine mfite, niwe Mana niwe mutabazi wenyine mfite, nutagira icyo ukora nta wundi muntu uzagikora, aho ngaho ugeze aho ngaho ahari wowe n'Imana, nta yindi nzira ufite keretse Imana, ukavuga uti Imana ninyica nzahita apfa, ukavuga uti Imana itabikora nta wundi muntu uzabikora. Iyo ugeze aho ngaho Uwiteka akaba ari wenyine murengezi ufite muri ubu buzima, Uwiteka ntabwo agukoze isoni, Uwiteka ntabwo aguhana, Uwiteka ntabwo agutererana, Uwiteka arakurengera. Haleluya cyane. Ariko ugifite ibindi bintu ukavuga ngo nibitemera nzabigenza gutya, uti nibitemera nzabigenza gutya, iyo ukiri aho ngaho ujye utarizera Imana kuko ukishidikanya. Imana rero ikubashishe gusiba ibyo bindi byose inyuma, Imana ikubashe gusiba izo nzira zose wipangiraga uri kuvuga ngo Imana ishobora kutazabikora. Imana ikubashe kwemera gusaba ngo ngiye kwemera Imana ninsebya nzasiba, ngiye kwemera Imana nituma nsekwa nzasekwa, nta wundi murengezi. Nubigenza gutya ntabwo Imana izagusebya, ntabwo Imana izaguhindura igiseko, ntabwo Imana izabura gusoza ibyo yavuganye nawe, ntabwo Imana izagutererana. Rega niyo yaba itabivuze ukagira mu kibazo, Uwiteka ari wenyine murengezi ufite, Uwiteka ari wenyine mutabazi ufite, ntabwo yagutererana. Imana nishimwe cyane. Ubwo rero niba ushaka kubona ubwiza bw'Imana buri munsi, izindi nzira zose wibwiraga washaka kubonamo ibintu byawe zisiribange, uzireke, ureke Imana yonyine ibe inzira yawe. Imana ishimwe cyane. Zirikana nk'umuntu wizera Kristo, kuba nta bundi burengezi ufite nibyo bigira Imana umurengezi wawe rukumbi. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Mana kandi turaguhimbaje igitondo. Wahabwa icyo kuri Imana igira neza, wahabwa icyo kuri Imana itabara. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ijambo ryawe. Turavuga ngo ubwami bwawe buze. Haleluya. Turavuga ngo ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Turavuga ngo Data twese izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Ijambo rye tumaze kuryumva, turakomeza ngo duhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa. Turagusaba Mwami Imana ngo duhe kugenda nk'uko bidutegeka. Utume Mwami Imana kwizera kwacu gushorera imizi, utume kwizera kwacu Mwami Imana gukomera. Wari ufite ukwacikaga intege umunsi Mwami Imana ugukomeze. Haleluya. Wari unaniwe, wari urambiwe, ndasenga cyane kugira ngo ibyiringiro bye bikomere muri wowe. Avuye ngo Uwiteka natankiza no gusiba niyemera ko nseba nzasiba nta kibazo, niyemera ko nsekwa nzasekwa nta. Haleluya. Ndasengera umuntu washyize ibyiringiro muri wowe Mwami Imana kugira ngo akomeze ashyire ibyiringiro bye muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Urera Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Turahirukana imbaraga zose z'uburwayi mu buzima bw'abantu bawe, turikana intege nke zose mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha byose bitsikamira abantu bawe bigatuma badakora ubushake bwawe, turabyirukana mu izina rya Yesu. Turasenga cyane ngo umuntu wese ushaka gutunganira, umuntu wese ushaka gukora ubushake bwawe, turamusengera ngo abone izo mbaraga kandi agende nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe, ubushake bwari bwo buba mu buzima bwacu, ibyo ushaka byo mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo turamagana ubushake bwa muntu, turamagana ubushake bw'abadayimoni, ubushake ubundi bwami butari ubwawe turabwanze mu buzima bwacu. Ntihagire irindi zina rishyirwa hejuru mu buzima bwacu bitari ryawe Data wera. Wahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, ushyirwe hejuru kuri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu dusenze twizera, urakoze Data wera. Amen. 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 Isezerano ry'umunsi turarisanga muri guteka kwa kabiri ibice 31:6. Guteka kwa kabiri ibice 31:6 haravuga ngo mukomere mushikame ntimubatinye ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana. Witega guhumisha bwo kumva ijambo ry'Imana, witega guhumisha bwo gutegera amatwi ibyo yavuze. Turagusenyera cyane ngo witega guha imbaraga zo gushyira mu bikorwa, witega kubashe kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rikubwira, witega kubashe kumwumvira, witega kubashe kumwubaha, witega kubashe kumvira ijwi rye, witega kubashe gushyira mu bikorwa amagambo ye, witega gukomereze kwizera kandi ntunyeganyege. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikubeho n'ubuntu bw'Imana bukuzure, kandi rwose ubone ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe, kubera yuko Uwiteka ugiye kumugira umurengezi wawe rukumbi mu buzima bwawe. Witega guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma,
kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.